Iwacu Muzika Festival Season 3 turagarutse nyuma yo kwamamaza tugarukanye n'umuhanzi wacu kuri uyu munsi ugiye gutaramira umunyarwanda ukurikiye televiziyo y'u Rwanda. Uyu nguyu na wundi nemeye Platin AOP cyangwa se Baba on stage. Ikaze muri iki gitaramo bro. Murakoze cyane. Meze neza, kariyeri imeze neza. Turashima Allah. Imana ishimwe. Urakoze ati turashima Allah, ubwo ni byiza ko dushima Imana, ariko nanone umuntu akurikiye kariyeri yawe, umuntu akurikiye urugendo rwawe mu muziki, mu ncamake ni iki wasobanura muri kariyeri yawe, ni iki wavuga kuri kariyeri yawe y'umuziki muri rusange kugeza uyu munsi? Navuga ko ari urugendo ruri successful. Mu Kinyarwanda yene navuga ko ari urugendo rwabyaye imbuto nziza, ruranejeje nk'umunyamuziki kandi ukunda akazi nkora. Nishimiye yuko ibyo nagiye nkora byose byagiye bigira impact mu muryango nyarwanda. Kariyeri ya Dream Boys hari icyo yasize. Uyu munsi umunyarwanda cyangwa se wakunze Dream Boys cyangwa se ukurikiye iki gitaramo cya Iwacu Muzika Festival Season 3 arifuza kumenya Dream Boys muri kariyeri yabo igihe bakoze umuziki basize iki muri kariyeri yabo, cyangwa se basize iyihe nkuru imusozi? Akenshi umuziki twakoraga wibandaga ku gusana imitima cyane cyane y'abana b'imfubyi, abana bababaye, cyangwa se imiryango idahagaze neza ibabaye, tukagereza gusanasana dukoresheje ibihangano byacu ko nibwo buryo twari dufite. Nkeka rero yuko iryo sanamitima twagerageje gukora ryagize impact muri societe, yatumye abantu benshi tubavura ibikomere, yatumye abantu benshi tubasha kubaruhura ku mitwaro imwe n'imwe bari bikoreye, cyangwa se tukabasha kuvuga bya bindi bo biba bibagoye gusohora, amarangamutima yabo tugeza kuyashyira hanze, benshi byagiye bibaruhura. Havamo n'ibyo bita umufungo. Aho niho saca. Hanyuma ukagenda udufasha ubwacu, ariko ugenda ufasha n'abandi bose twabaga bari iruhande rwacu, imiryango. Ntabwo byabura abantu benshi iyo financial side yagiye ifasha nk'uko natwe ubwacu yagiye dufasha by'umwihariko. Uyu munsi ni Platin cyangwa se Baba cyangwa se AOP kuri kariyeri ye solo ku giti cye, kubera ko Dream Boys ari aho byageze turahagarara dutangira buri wese agenda mu rugendo rwe. Ariko kuri njyewe reka mvuge ngo so far so good, imeze neza. Umunyarwanda udukurikiye muri aka kanya ashobora kuhita yibaza ati uyu munsi Platin kuri kariyeri solo ye, comment yashyiraho nk'eshanu uyu munsi ni izihe? Eshanu ni nyinshi anyway, ari gusa ndavuga ibyo nshoboye. Ndashima Imana yuko byagenze mu buryo wenda ntanjye ubwanjye ntatekerezaga. Gusohora indirimbo imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu abantu bazikunda, ni ikintu n'umugisha n'umugisha Imana iba yahaye umuntu. Ndayishimira rero, yumve ko nyishimiye aho iri mbinguni. Ndayishimiye cyane. Ikindi navuga mu gikomeye, ni byiza ko nishimira ko ari cyo nacivinze, ariko just the beginning. Nibwo nge numva ko ntangiye career iri very professional. Nifuza guteza imbere igihugu cyanjye, ubwo bushobozi ndabwiyumvamo kandi birashoboka. Abambona kuri stage, abambona ndirimba barabizi ko ibyo bintu mbishoboye. Ndi umwe mu bahanzi bafite inyota yo kuzamura ibendera ry'igihugu cyacu. Wenda ntushoboye kumbaza ngo nubuhe buryo nzabigenzamo, ariko iyo nyota ndayifite kandi very soon nzabikora. Primus GumaGuma superstar yarabaye, abahanzi bamwe na bamwe barayitwara, abandi bakuramo amafaranga, abandi barakura muri kariyeri, abandi barakura mu rwego rw'umuziki. Ariko uyu munsi hari umwana ushobora kuba akurikiye televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya, hari umwana ushobora kuba akunda Platin ariko atazi icyo Primus GumaGuma superstar yamariye umuziki nyarwanda. Hari umunyarwanda wifuza kumenya bivuye kuri we, kubera ko Dream Boys yarayitwaye, Primus GumaGuma superstar yasize iyihe nkuru muri muzika nyarwanda? Mbere na mbere yimpawarinze abahanzi bakoze kuri Mula.
bakoze ku mafaranga. Icya kabiri ubwo twabayemo empowered harimo n'uburyo buri technique, twagize opportunity zitabagaho zo kujya turirimba live kandi abanzi benshi iyo experience batayifite. Ubu ntago bigoye abana bato bakibyiruka kuba baza bagatangira gukora muzika ya live. Nukuvuga ngo ubu ngubu ngira ngo nishongeye gukora mu kanya iri full live, nukuvuga experience tumaze kuyigaininga. By'umwihariko rero cyari igikorwa cyiza, ahubwo abashinzwe kubitegura bongere Nyitware turi wa babiri, ndashaka kwitwara ndi umwe. Turayikeneye none bayizane nongeye Nyitware, ni ikintu cyiza. Ni joke mbanshizemo nyine umwe. Of course ariko ni ikintu cyiza mu bahanzi, cyafashije abahanzi benshi kugira icyo bagera mu buryo bw'ubukungu no mu buryo buri technique nyine. Ni byaba byiza rero icyo kintu twongeye tukakibona. Malheureusement yuko turi mu bihe bya pandemic, COVID-19 yagize gutya irabivanga byose, ariko inshallah tuzatumeze neza. Wenda mu myaka mike iri imbere twongere dusurutse abantu. So ba nyiri ikinyobwa rero tukinywe tunimpawaringa umuziki nyarwanda. Urakoze cyane. Platin yarahindutse ubwo ngiye hanze y'umuziki, yarahindutse kandi n'imikurire irahinduka. Uyu munsi ninjiye muri famille nyuma yo kurushinga life. Ubuzima bumeze gute? Ndaryoshye kabisa, meze nk'icyugu kwibuye cyangwa nk'umushumba ufite inka ze zihaka. Ndanezerewe, ni ibyishimo kubera yuko ni zari inzozi zanjye. Suko nabikoze, suko ndi mukuru cyane cyangwa kinumvaga gusa yuko igihe kigeze ngo mbe ndumwe mu bantu bafata ibyemezo kandi mbishyire mu ngiro. Ndavuga ni ibyemezo bigaragaza ko umuntu koko ari serious, nuko wakundana n'umuntu mukabana mukarema umuryango, kuko nyuma y'ubuzima bwose inkuru dushobora gusiga imusozi n'umuryango. Ni cyane ni nari ngamije, nakundanye n'umuntu nanjye nifuza kuba ku muryango kugira ngo nzasige iyo nkuru imusozi igihe cyose nzaba naratabarutse. Aradukurikiye, igitaramo ugiye gukora ni igitaramo wamubwira ko agomba kwicara agatekereza ko ugiye gukora ibintu bimeze gute? Of course n'abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya. Yeah, thank you. Nukuvuga ngo igitaramo stage it's my home, niko mbyita. Stage ni mu rugo iwanjye, iyo ndi ku rubyiniro numva ndi comfortable. Nibyo ndi ubereke ni byiza cyane, ariko sibyo bya nyuma. Mba mfite byinshi byisumbuyeho, ariko nateguye stage nziza. Sindi bubatindire, ndabaha umwanya bayireba, ariko guys I promise you ni stage nziza iri bubanezeze. By'umwihariko nshimira abasore banjye bakunda kumba hafi, the finest. Akundi ibyo bya finest mwazabiretse bashahu mukitwa pigenge. Pigengo. Ndabashimira cyane bamba hafi. Twakoze repetition nyinshi zitandukanye na bande ya symphony, nabo ndabashimira ko bamfashije cyane cyumweru cyose tumaze dukora. So nizera yuko tugiye kuba show nziza. Ndashimira nyine n'abamwe itangazamakuru, by'umwihariko turi kumwe. Ni lucky narabiye. Arakaze cyane nkuko maze kubivuga ati ndashimira abanyamakuru, ndashimira itangazamakuru. Nanjye reka ntangire nshimira EAP yatekereje uyu mwanya, ariko by'umwihariko n'abaterankunga tugendana umunsi ku wundi. Tugiranye ikiganiro cyiza mbere yuko ataramira abanyarwanda bakurikiye Iwacu Muzika Festival Season 3. Muri aka kanya reka tubanze twamamaze, ubundi tugarukane na P on stage. Ukurikiye Iwacu Muzika Festival Season 3. My name is Lucky.